bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, nyakubahwa perezida wa sena n'aba visi perezida bamaze gutorwa no kurahira, banyarwanda mwese reka mbanze mbasuhuze. Mu gutora kandi kw'abasena aba visi perezida n'iki, mhere ku byo nabonye byiza byabanje, ngira ngo harimo nabyita. Murakoze. Nk'uko bigaragara, Senateri Karinda François Xavier agize amajwi 25. Nk'uko biteganywa n'itegeko ngenga rigena imikorere ya Sena, utsinze amatora ku mwanya w'ugize biro ya Sena ni uwabonye ubwiganze burunduye bw'amajwi y'abasenateri bahari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwemerera uburenganzira nageza ku bateraniye hano n'abadukurikiye, utowe ku mwanya wa Perezida wa Sena. Ku mwanya wa Perezida wa Sena hatowe Nyakubahwa Karinda François Xavier. Murakoze. Hakurikiyeho gutora ba visi perezida ba Sena. Harabanza gutorwa visi perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Nk'uko byagenze ku mwanya wa Perezida wa Sena, umusenateri ashobora kwiyamamaza cyangwa akamamaza mugenzi we. Muri uyu mwanya abanyakubahwa ni uwanyu bifuza gusaba ijambo. Ndabona hari senateri usaba ijambo. Senateri, ijambo ni iryanyu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Uwizeyimana Evode, ndi umusenateri ariko ntabwo ndi mu bamaze kurahira. Njyewe indahiro yanjye nayikoze muri 2020, iracyari valide kugera next October 2025. Nkaba rero nsabye ijambo ntashaka kwiyamamariza uyu mwanya. Nashaka kwamamaza umugore witwa Sorina Nyirahabimana. Jewe mumvane kuri screen mubari we mushyiraho, ari hano imbere yanjye rwose, niba bishobokamo. Sorina Nyirahabimana ngira ngo nshatse ubu n'uwashaka nagarukira aha, ariko ni umugore umutegarugori nzi kuva mu myaka ya za 90. Kwamamaza umuntu umaze imyaka 34 n'itanu muzi ntabwo bigoye. Ni umuntu wize amategeko, ntabwo ndi bujye muri CV ye iri detailed kuko iri muri public domain, ntabwo ndi bubitindeho byo. Mu mirimo myinshi yakoze igaragaza ubunararibonye bwe, yabaye mu miryango itegamiye kuri leta, civil society, yabaye nko mu muryango witwa Haguruka ukora cyane ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'abagore n'abana. Yabaye muri kabineti muri za ministeri zitandukanye mu nshingano muzi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi uko mbazi ntabwo mwakorana n'umuntu udasobanutse, ntibishoboka. Niyo haraye uyu munsi nta harare ejo ntabwo bikunda, ariko yahagarariye u Rwanda Geneva ku rwego rwa ambasaderi, ndetse abana icyo gihe akaba at the same time akaba yari na permanent representative muri UN, amashami y'umuryango w'abibumbye akorera Geneva. Muri izo nshingano zose akaba yaragiye azitwaramo neza, ndetse nkiri muri kabineti tukaba twaranakoranye, twajyaga duhura muri za cluster mu rwego rwo gukorana. Ni umuntu uzi gutega amatwi, ni umuntu ujya inama, ni umuntu jye sinigeze mubona arakaye. Jewe hari ubwo byageragamo nkarakara turimo gukorana, ariko we sindabona arakaye. Niyo twabaga tutumvikanye yaravugaga ati dushobora kuba tunaniwe, reka tuzagaruka ejo dukomeze iyi ngingo. Bugacye mu gitondo byakemutse, ibintu byose biri ku murongo, ariko wenda abantu bari bananiwemo. Nibaza rero ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika
yanabaye mu nshingano za nyuma State Minister for Constitution and Legal Affairs, inshingano yansimbuyemo, ndetse nyuma yaho twakomeje no kuvugana tureba ibyo naba narasize biri pending. Ni umuntu uzi gutega amatwi akajya inama, humbleness icyo nkimuziho. Ngira ngo rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo narangirizaho, Sorina ni inkotanyi cyane, ariko ntabwo mvuze ngo ni inkotanyi kazi kuko nta kinyarwanda kirimo, nta n'icyo byaba bivuze. Ni inkotanyi cyane nicyo muziho. Nkibaza yuko rero uyu mwanya wo kuba Vice Perezida wa Sena ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma uhura neza n'ubunararibonye bwe n'ibyo yize n'izindi nshingano yarangije neza. Nkaba nsaba bagenzi banjye rero ko twamuhundagazaho amajwi tukamutora kuko nta n'ukundi byagenda. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amayeri y'ikinyabupfura cyangwa ikinyabupfura mu mayeri. Evode yabanje yamamaza Sorina, arabanza twese aducura oxygen. Umwanya twayasobanura njye nabirebaga ko nta wundi uri yatorewe aho ngaho, nta wundi wajyaga kwiyamamaza cyangwa kwamamaza undi uwo mwanya. Ubwo ubutaha ngira ngo hari abenshi biza ayo mayeri, ubwo muzibuke kubikoresha. Reka nshimire Perezida wa Sena n'aba Vice Perezida izi nshingano bemeye kandi batorewe. Ndabizi ko aho baturutse mu zindi nshingano bakoreraga igihugu cyacu, nta gushidikanya ko imirimo bayumva n'uburemere bwayo. Ariko icyangombwa ni ugusezeranya abo bayobozi, ni ugusezeranya Sena ubwayo ko hazaba ubufatanye, ubwuzuzanye. Ngira ngo imirimo dufite imbere yacu ni myinshi, ifite uburemere. U Rwanda dufite ibintu byinshi by'umwihariko biva mu mateka, biva muri politiki, biva ko dutuye mu karere, tutagira icyambu. Ubwo rero bidufasha gushakisha uburyo bwose twakora kugira ngo tubeho neza, dutere imbere ndetse tugere kuri byinshi twifuza. Sena rero bifitemo uruhare runini, cyane cyane iyo yuzuzanije n'abandi n'izindi nzego. Ubwo bufatanye buvamo kudukemura ibibazo ubundi biba hari ingutu, ndetse n'ibigaragara ubundi ko bidafite igisubizo. Abantu iyo dutekereje neza nyine imiterere y'u Rwanda, nabyo birakemuka. Gukemura ibibazo by'igihugu, ikintu cyiza mbere ya byose ni ukutagira umunyarwanda usigara inyuma. Byose buri munyarwanda wese akibona mu bisubizo bigenda bishakwa cyangwa bigerwaho
by'ibyo bibazo igihugu kiba gifite ndetse bakabigiramo uruhare ntabwo ari inyungu zibageraho gusa zindi ariko n'uruhare bagomba kubigiramo iki ni ikintu tugomba guhora twibuka twibukiranya kugira ngo dukomeze gutera imbere tutaba twasubira inyuma mu nshingano zacu cyangwa ibintu dushaka kugeraho nashimye kubona ndetse muri sena dufitemo umubare w'abadamu abategarugori utubutse birashimishije no mu zindi nzego ntabwo wenda aribo bahora baza imbere gusa mu mubare ariko hakwiye kubamo umubare uhagije naho ubundi bibaye ko buri hose umubare ari uwa mbere w'abadamu nabyo byahungabanya uburinganire ariko ibyo ni ikiganiro gusa naho ubundi ntacyo bitwaye rero hari sena hari n'izindi nzego zifatanya na sena nabuze kutagira usigara inyuma ariko nashaka kuvuga ko n'ikintu cyo gukurikirana ibyo dukora ibyo abantu bifuza no kwirinda kunyura inzira y'ubusamo kenshi mu bikorwa bimwe ku bantu bamwe tugashaka kugira ngo dukore ibintu neza bifite umucyo biganisha hahandi gusaha inyungu z'abanyarwanda benshi accountability rero accountability ifite uburemere ariko wenda n'ayo mahirwe yaza kuba tuyafite sinayifuza ariko bimeze nayo ngiye kuvuga ngo twebwe nta nubwo dufite byinshi byo gusesaguraga hari ababifite ariko nabigize nabyo sinabisesagura nabikoresha neza mu nyungu z'abaturage kandi niko bikwiye nibyo bifuza ndabasaba rero cyane nanone gukurikirana ibintu byo kujya tubona ibibazo by'abaturage no mu byaro hirya ibyiza twabonye interineti dufite ikoranabuhanga kujya tumenya ibibazo by'abanyarwanda binyuze mu mbuga nkoranyammakuru ukabona umuntu yohereje ikintu avuga atari ko mwadutabaye ahangaha muri aka karere muri uyu murenge ko ibintu bitameze neza ntabwo bikwiye kugera aho dukwiye kuba tubizi kubera ko nicyo sena n'izindi nzego nicyo zibereyeho ntabwo ari ibintu kubasanga hano gusa muri iyi ngoro bicayemo dukwiye kugera kuri bariya baturage kugira ngo binyure mu zindi nzira bitugereho bize bitugeraho direct ndabasaba nkomeje rero ndibwira ko twabishyiramo umwete nyuma
narangiza mbifuriza akazi keza, ibihe byiza, mugire n'ubuzima bwiza. Murakoze.